Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umwami, ndabaramukije bakunzi b'umusaraba. Ni mwene So Mutuyemunggu Jean-Pierre ubaramutsa wifuriza umugisha w'Imana. Dushimiye Imana yacu duhaye umwanya mwiza wo kuganira kandi ijambo ry'Imana, ndetse kandi dusabiye umugisha abakozi b'Imana batubanjirije muri iki cyumweru kuva ku wa mbere kugeza kuri munsi wa kane. Tubasabiye umugisha, kandi nawe udahwema gukurikira ijambo ry'Imana tugusabiye umugisha no gukomeza guhemburwa naryo. Kandi ikindi wibuke ko kumvira ijambo ry'Imana ari cyo cy'ingenzi no kuyoborwa naryo. Imana iguha umugisha niwumvira ijambo ry'Imana ukayoborwa naryo, ntuzayobana hato, kuko ijambo ry'Imana ni umucyo utumurikira muri iyi si igwiriyemo umwijima mwinshi. Turi mu byakozwe n'intumwa aho tugeze mu gice cya 9. Igice cya 9 rero kigizwe n'imirongo 43 plutôt, kigizwe n'imirongo 43. Igice cya mbere kivuga umuhamagaro, kubonekerwa kwa Sawuli ubwo yari arimo ajya i Damasiko. Hakabamo igice cya kindi gikurikiraho kivuga uburyo Ananiya yahamagariwe kubatiza Sawuli, uwari Sawuli agahindurwa Pawulo. Hanyuma hakabaho igice cya gatatu gihera ku murongo wa 31. Hari amakuru avuga ibya Petero akiza witwa Ayineya uburwayi yari arwaye. Igice nakwita icya 4 muri icyo gice cya 9 ni kuva ku murongo wa 36 kugeza kuri 43. Harimo uburyo Petero yazuye Tabita wari umukozi w'Imana. Icyo rero nicyo gice cya 9 turiho. Navuze ngo igice cyacyo cya mbere gihera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo w'9. Hariyo umuhamagaro no guhamagarwa k'umugabo witwa Sawuli waje kwitwa Paul, ubwo yari mu rugendo arimo ava Yerusalemu, ahawe ubutware n'abatambyi bakuru, bari abayobozi b'idini y'icyo gihe. Bamuha ubutware bwo kuboha no gukubita no gufunga ndetse no kwica bibaye ngombwa abavuga izina rya Yesu. Ahagurukana ubwo butware, kandi yarabikoze bitari rimwe bitari kabiri. Nubwo rero yarasubiyeyo agiye i Damasiko kuboha no gukubita ndetse no kwica abari mu nzira ya Yesu. Biravuze ngo kuva kera, si ubu ngubu gusa, abari muri Kristo Yesu ntibahawe kumwizera gusa, ahubwo bahawe no kubabazwa kubwe. Hari igihe rero umwigisha yigisha abantu akababwira ibyiza biri muri Kristo, akababwira ibyiza biri mu gakiza, ariko ababwirije akababwiriza igice kimwe, ntababwirize ko harimo ikindi gice cy'imibabaro. Ariko Yohana yandika ibyahishuwe yaravuze ngo bene data dusangiye ubwami no kwihangana n'amakuba biri muri Kristo Yesu. Muri Kristo ntiharimo ibitwenge gusa, hari igihe biba ngombwa no kubabazwa kubwe. Imana ihimbazwe. Sawuli rero ahabwa ubwo butware, kandi yagiye yica, yagiye afunga. Muribuka ko n'umudiyakoni wa mbere witwa Stefano mu rupfu rwe aterwa amabuye, icyo gikundi cyamwishe, icyo gitero cyari kiyobowe n'uyu Sawuli.
ariko ndashaka kuvuga ahangaha imbaraga z'Imana zifata uwari umugome, zigafata uwari umwicanyi, hanyuma imbaraga z'ijuru zigafata umuntu. Imana ihimbazwe. Jya usengera umuntu ukurenganya, jya usabira umuntu waguhemukiye. Amasengesho agira umumaro, kuko Stefano asenga ubwo yaterwaga amabuye yaravuze ngo ntubabareho icyaha, ahubwo bababarire kuko batazi icyo bakora. Ntekereza ko iryo sengesho n'andi masengesho y'abera bakomeje gusengera Sawuli yagize umumaro kugeza ubwo akizwa. Na wa wundi yakizwa, na wa wundi utizera ko yakizwa mu muryango wawe, na wa mwana wishwe n'urumogi, na wa mugore wakunaniye, na wa mugabo, na ba bandi bo mu muryango n'abaturanyi, sigaho kwizera guke, birashoboka na wa wundi yakizwa. Nta muntu uragera kure atashobora gukizwa keretse washizemo umwuka, ariko ukiriho wese birashoboka ko yakwakira Yesu. Ngo ari mu nzira atungurwa n'umucyo mwinshi, atungurwa n'umucyo w'agakiza, ngo nuko yikubita hasi, haboneka ijwi rivuga ngo urandenganyiriza iki yewe Sawuli? Sawuli ngo yumvise iryo jwi n'abo bari bari kumwe bose, ngo Sawuli aravuga ngo urinde mwami uwo ndenganya? Ndaramubwira ngo ndi Kristo, ndi Yesu, urandenganyiriza iki? Ni iki? Hanyuma ngo abantu bose bari bari kumwe nawe bumva ijwi, ariko ntibamenya uvuze uwo ari we. Nuko ngo Sawuli kuva uwo mwanya yikubita hasi, arahuma, kandi yumva ko afashwe n'umwami. Ariko kandi ijwi ry'Imana rigera ku witwa Ananiya, nuhera hariya ku murongo wa 10, kandi ngo hari umwigisha i Damasiko witwaga Ananiya, maze ngo Ananiya ahabwa ubutware, ahabwa ubutumwa bwo kujya kuzana uwitwa Sawuli, kandi akamwigisha inzira y'ukuri, yarangiza akanamubatiza. Uwo rero niwe wakoreshejwe umurimo, amaze kwemezwa n'umwuka wera ko Sawuli nawe yahindutse, nawe yakijijwe. Ngo nuko Ananiya aragenda amurambikaho ibiganza, arahumuka. Amaze guhumuka kandi ngo amwigisha ijambo ry'Imana, amarayo iminsi amwigisha, arangije aranamubatiza. Ngo ubwo guhamagarwa kwa Sawuli agahindurwa Pawulo, agafatwa n'imbaraga zikomeye. Hari imbaraga zikura umunyabyaha mu byaha bye, hari imbaraga zizura, hari imbaraga zikiza mu izina rya Yesu. Ikindi gice gikurikiyeho kuva ku murongo wa 31 harerekana ibitangaza by'umwuka wera byashoboje ba Petero gusengera abarwayi no kuzura abapfuye. Haba uyu Ayineya wari urwariye mu nzu ye, haba uyu nguyu Tabita, umukozi w'Imana w'umumama w'umugore mwiza wari ufite imirimo myiza yo kwita ku mfubyi, yo kwita ku bapfakazi, akabambika. Ariko ngo urupfu ruramutinyuka. Ariko ngo abagore bose bamaze guhuza umutima baravuga ngo Tabita ntabwo akwiriye gupfa, jya ukora imirimo myiza, Imana n'abantu bazakwibukireho. Ngo baravuga ngo ntabwo akwiriye gupfa. Kandi uwo mudugudu ntabwo ari umugore wenyine wari upfuyemo, hari harapfuye benshi, barabashyingura. Ariko urupfu rwe rubaye, baravuga ngo uyu we ntabwo agomba gupfa. Abapfakazi bose bararira, baravuga ngo twaba bande, dusigaye he? Ngo bamaze kurira, Petero bamutumaho, araza ngo abaheza bose, arangije aramusengera ngo amubagarurira ari muzima. Imirimo myiza y'urukundo izakugarura, izakurengera. Jya ukora neza, kubera ko Imana yacu idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza abera bakoze. Iki ni igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, cyanditswe n'umugabo witwa Luka, acyandikira umutware witwaga Theophile. Ariko abenshi abahanga banditsi baravuga ngo ni ibyakozwe n'umwuka wera, kuko iyi mirimo yose tuvuze ikorwa n'umwuka wera. Agakiza, gukira indwara, kuzura abapfuye, byose biva ku kuzuzwa umwuka wera. Nuko Imana iguha umwuka wera, Imana ikuzuze, kubera kuko Yesu yari ari, n'uyu munsi niko ari, kandi ibyo yakoraga n'uyu munsi aracyabikora. Wizere ijambo rye ntuzayoba na hato, kandi wizere ijambo rye uzakizwa, kandi wuzuzwe umwuka wera. Imana igukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.